mujye mubwirana ibyaha byanyu yego kandi musabirane yego kugira ngo wewe wariyunguye ikindi ariko kitari ngo direct ngo mana ngo ni wowe ureba ngo ukitegereza mu mutima ariko hari n'amaraso y'igitambo yego cyangwa se ko ibyaha byahongerewe kubera ko ubugingo bwamenetse yego ubwo hari icyapfuye yego ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso gusenga k'umunyabyaha ni ikizira nukugira ngo dukire indwara turi gutandukanya ubundi n'uwo muntu ujya witiranya ibyo akanabyita ibye si n'ibyo ubwabyo nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro dutanga mu buryo bw'ikoranabuhanga musanga kuri YouTube channel Ijuru TV, ariko no ku zindi mbuga nkoranyambaga Facebook Ijuru TV, yewe na TikTok na Instagram, aho hose turahari kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza bw'umukiro w'abari mu isi. Ubwo rero mwebwe mudukurikira turabasuhuje cyane kandi tubifuriza ikaze mu biganiro byacu. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ndi kumwe n'umuvandimwe mu kanya arabibwira kugira ngo tuze gufatanya mu kiganiro, ariko nawe mwamumenye. Hanyuma ngeweho ngira ngo abenshi muramenyereye, ariko nawe si mushya mu biganiro byacu. Amazina yanjye ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nkaba nejejwe no gusangira namwe ikiganiro cy'uyu munsi. Muvande karibu, ibwira abadukurikiye hanyuma tuze gusangira ariko twanamenyanye. Murakoze cyane, nanjye ndabasuhuje mwese abadukurikiye. Ku mazina yanjye nitwa Musabyimana Yozefu Mugisha, ndi umubwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bubwira abantu uburyo ki Imana yagize abantu intungane muri Kristo Yesu. Uyu munsi rero nejejwe nanone kandi no kuza kunezeranwa namwe abadukurikira cyane, ariko kandi n'abandi bashya nabo nyine bari buze gukurikira ikiganiro. Imana ishimwe, turakomeza nanone ku bindi. Yuvuze cyangwa iyo tuvuze ko turababwiriza butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, hari igihe udukurikira yagira ngo ahari hariho ubundi butumwa bwiza butari ubwo ngubwo. Ese ubundi burahari? Nta bundi butumwa bundi butari ubwo ngubwo. Ubundi butumwa abandi bita ubutumwa ntabwo ari ubutumwa bwiza nyine. Icyakora bajijishirizamwo bavuga ko ari ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza nyine ni ububwira icyo Imana yakoreye umuntu muri Kristo Yesu. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ni ubuvuga buryo ki Imana yagize abantu intungane ku bw'ubuntu bwayo, imirimo itabigizemo uruhare. Ariko urumva hari abandi baba bavuga ngo ubutumwa, ukajya kumva ukumva umuntu, ariko Mugisha banavuga ko ari bwiza, baravuga ngo ubutumwa bwiza, akabati ni umuvuga butumwa bwiza, ahubwo yakabaye avuga ati ndi umuvuga butumwa bubi. Kuko ntabwo ubwo ari bwo butumwa. Ubutumwa umuntu akaza akatubwira amateka ya Dawidi, yarangiza kandi yari yavuze ko ari umuvugabutumwa bwiza, ati Dawidi mwene Yesaya, ati Dawidi Imana yatoranije, ati kamukura mu ishyamba ari umushumba. Yarangiza kuvuga ibyo n'ukuntu Imana yamuzamuye imukuye ku mwishyamba kukuragira intama, ati kamugira umwami, atarazwi no mu rugo rwiwe batamwemeraga. Yasoza kuvuga ibyo bintu agahita abwira abantu ngo abantu bakira Yesu ngo nibaze bihane. Mugisha ko bikomeye. Abantu batsinzwe n'urubanza, ngo abantu ngo batsinzwe n'urubanza ngo nibaze. Umaze kuvuga ati Abisiraheli bahaguruka mu gihugu cya Egiputa, ati Imana ikoze ibitangaza bigera mu 10. Bati baraza bagera ku nyanja, bati nyanja isadukamo kabiri.
bati barambuka hakurya warangiza ati bari mu butayu Imana ibagaburira amanu usoje bata abantu nibaze bakire umwami Yesu ubutumwa bwiza mu by'ukuri ako ngakuvuze ari umuntu wigeze ukavuga arananagiye kuvuga ubutumwa bwiza ariko hagira n'abandi nyine babwiriza ibyo bagomba kubwiriza mu gihe nayo ngene ntarabwiriza yego hanyuma ariko umwe muri bo asobanura uburyo biriya bitangaza byose Imana yakoze mu Egiputa yego ngo yakoze icyambere ngo abantu ntibemera ngo ariko gikora icya kabiri ngo abantu ngo ntibemera ngikora icya gatatu ngo abantu ngo ntibemera ngo nawe ngiraje ngikora ibitangaza yego yego ngo mu buzima bwawe ngirakora icyambere ngo nibatemera ikora icya kabiri nibatemera ikora icya gatatu ngo ariko biraza kugera ku cya kane bamaze kwemera urabivuze nibuka ibyo bintu byose uburyo umuntu abivuga yasoza ngo abantu batsinzwe n'urubanza ngo nibaze ngo bakire ngo Yesu umwami n'umukiza wabo ubabwiye iki yego nicyo uvuze yego ni ukwiyitirira ubutumwa bwiza nge rero naje gusanga nyine ari uburyo bumwe asinanabwita uburyo bumwe mu buryo bwinshi Satani akoresha abo biyita ko ari abakozi b'Imana ariko mu by'ukuri ari abakozi ba Satani ndetse ko ari abavuga butumwa kandi bakanavuga ko ari abavuga butumwa bwiza ariko unabafata cyane iyo unababajije impamvu z'ibyiringiro byabo byo kujya mu ijuru ntabwo tubizi ati byamenywa n'Imana n'Imana yabibizi none suri kubwira abantu iki ese koko Mugisha umuntu yagombye kuba ari kubwira abantu uburyo nyine bagira iherezo ryiza yego arega iby'isi byo abantu ntibakanabitindeho cyane yego mu bijyanye n'ijambo ry'Imana yego muvandimwe reka mvuge mu bijyanye n'ijambo ry'Imana ntabwo ijambo ry'Imana ribereyeho gutuma dutunga iby'isi oya mu by'ukuri bivanga Imana yakunze abari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho yego icyatumye Imana itanga Yesu ni ukugira ngo umuntu namwizera ntarimbuke ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho ibintu byo mu isi bifite inzira nyine zabyo biba bigomba kunyuramo yego kugira ngo umuntu abigereho yego sibyo niba ugomba kugura moto hari inzira ugomba gukoresha ukazinyuramo ugakora akazi wakora no kiyete wacuruza inyanya ejo ukazamuka ukavuga ati nge ndabona ngeze kuyo kugura moto ukaba wayigura icyo ushaka kugeraho cyose hari inzira cyane rwose hari inzira byanyuramo ndetse aho kugira ngo umuntu ajye gushakira ibyo bintu mu rusengero yego yakwegera ahubwo abajyanama mu bya bizinesi kuko baba banahari n'abajyanama mu buhinzi abajyanama mu bucuruzi rwose pe abo bose baba bahari abajyanama mu bworozi muri buri kimwe cyose bakamusobanurira inzira yakoresha hashingiye ku byo ashoboye gukora yego n'ubushobozi bwe bw'ibyo afite bakamwereka inzira byanyuramo yego kugira ngo agere ku cyo yaba yifuza kugeraho yego ariko kuvuga ngo umuntu yabuze no kujya gukora akazi ke ngo ajye gushakira ubutunzi ngo mu butayu bunyana agafata iminsi ine agatega kajya kanyarira igitarama ahubwo muri iyo minsi yabakoreyemo amafaranga ubaze ubu ngubu uramutse ugiye nko gukora icyo tumenyereye kwita akazi k'ubuyede mu minsi ine mu bihe byashize bakoreraga 2 ubu barazamutse ngira ngo ni nka 3 na 4 waba ukoreye hafi amafaranga agera nko mu 15 ariko ukagenda kanyarira ukirukanka mu misozi za byumba
kwirumba mu mazi mu biziba ngo uri gushaka ngo Imana ngo iguhereze amafaranga ukaba udeviye urayasize nubwo n'ubunebwe hakaba nubwo n'utwo wakoreye batugutwara ni lazima abo bantu bakubwira ko bagiye kukubwirira Imana ngigira iki ikora bajyaga banatwandikira inzandiko ibipapuro bakatwandikiraho ibyifuzo ngo tuzajya kubabwirira Imana kandi ugwaye ibyifuzo gwa n'itiki none yaguha ibyifuzo atagwereje itiki izakugezaho mugiye kubibwirira Imana twavugaga ikinyuranyo cy'ubutumwa bwiza yego muvandimwe ntabwo ibyo ari byo abantu bakeneye ubutumwa bwiza ni ububwira umuntu inzira Imana yagennye imugeza mu ijuru iciye kuri Yesu Kristo wenyine yego we wahindutse impongano y'ibyaha byacu ariko nanone akaduhindukira gukiranuka twabuze yego akaba ari ukiranuka mu cyimbo cyacu kugira ngo mu by'ukuri twe tutari kubasha kuba abakiranutsi twambikwe gukiranuka kwe noneho tugaragara imbere y'Imana dusa neza ariko tubikesha umwambaro twahawe na Yesu Kristo yego noneho iyo tubwira abantu rero ko Yesu yahindutse impongano y'ibyaha byacu byose ko nta cyaha Imana itubaraho ku bwa Yesu nyine niho abantu bahera noneho batubaza ibibazo bigiye bitandukanye yego batese ubwo se mwirengagije se kwatura yego mwirengagije kwihana yego batese ubwo noneho ati ko tuzi ko ahubwo ibyaha tubikurwaho nuko twasabye Imana imbabazi yuko twabibwiye bagenzi bacu nabo bakadusabira Imana imbabazi ubwo izo nzira zose muzitesheje agaciro yego Mugisha icyo ni ikibazo koko gifitwe n'abantu benshi kandi iyi cano yacu irivuga butumwa dukora by'ukuri pe turagira ngo tugire uruhare mu gukura urujijo mu mitima y'abantu ariko ntago wabaho neza wumva udasobanukiwe icyo Imana igushakaho ntiwabaho neza wumva hari ibyo ushinjwa imbere y'Imana biteye n'ubwoba niko ibyanditswe bivuga kuzasumirwa n'amaboko y'isumba byose njya nkubwira ngo nta mishinga mu bishirira nta mahoro umuntu yagira azi ko afitanye ikibazo n'umuremyi wa byose Imana isumba byose izacira urubanza abazima n'abapfuye nta mahoro umuntu ashobora kugira akaba ariyo mpamvu mu by'ukuri numva n'ibyo byose abantu bibaza twabigarukaho kugira ngo dutange umucyo ariko uhura n'ijambo ry'Imana abantu bave mu marangamutima cyangwa se biranashoboka ko ari ibyanditswe abantu baba baragiye basoma ariko ntibabashe kubisobanukirwa nkumva rero nk'icyo abantu bavuga bati kwaturirana ibyaha ati icyo ngicyo ko twari tuzi ko ari cyo cyadukuraho ibyaha ni gute muvuga ngo Yesu yadukuyeho ibyaha byacu byose ngo nta kwaturirana ku gihari hari akandi kantu umuntu yambajije turi ahantu mu minsi yashize twagiye mu ivugabutumwa aravuga ngo ariko ngo nanone ngo hari abantu bahawe ubushobozi bwo gukuraho abantu ibyaha avuga ya magambo Yesu yabwiye abigishwa ngo abo muzababarira ibyaha bazaba babibabariwe ayo yose ni amagambo numva twasobanura ariko hagamijwe kugira ngo abantu badukurikira abantu mwagiriwe ubuntu bwo kumenya uyu murongo unyuzwa mu ibyiza ibyiza bihiga ibindi umucyo umurika hacuze umwijima abantu mwagiriwe ubu buntu mukadukurikira turagira ngo mugende musobanukirwa buri kimwe cyose hatagira nejo bundi uwabajijisha ahari ababwira ibindi binyuranye n'ibyo mwumva nabyo mukaba mwabyibazaho kubera ko mutamenye ukuri kwabyo karame kwaturirana ko ari ijambo ry'Imana ni gute abantu babyibeshyaho
kwaturirana nyine babisoma mu ijambo ry'Imana, yego, ariko buriya kugira ngo umuntu bwa mbere adasobanukirwa impamvu yo kwaturirana ni uburyo nyine abadakijijwe, ni uburyo abadakijijwe we aba yibwira ko yakijijwe. Noneho kubera ko nibyo twatangiriye tuvuga, aba yaragiye mu rusengero bakamubwira inkuru za Dawidi, ibyo koko bakanabisoma muri Bibiliya, bakamubwira inkuru za Mose, inkuru z'Abanyegiputa, bakamubwira inkuru za Hana, mu by'ukuri kandi ibyo byose bakanabisoma muri Bibiliya, ariko bakabisobanura uburyo buhura n'irari ryabo, barangiza bakabwira abantu kuza kwakira Yesu. Mu by'ukuri rero iyo bababwira kwakira Yesu, ngira ngo ntawe baba bababwiye, ariko kandi nabo impamvu bataba bamubabwiye ni uko batamufite, ntibamuzi, kuko umuntu wese burya ngo atanga icyo afite. Ibyo rero bikaba binatuma hari n'izindi nyigisho nyine baba bababwira ko mu by'ukuri bakwiye gukizwa, kandi ko gukizwa mu by'ukuri ari ukureka ibyaha. Noneho babona ko kubireka bidashoboka, bakabwira ati noneho Imana ni inyembabazi, noneho ubwo Imana ari inyembabazi irakicaye no ku ntebe y'imbabazi, kandi mu by'ukuri ibabarira ariko umuntu yisabye imbabazi. Noneho ubwo buryo rero bwo kubaho umuntu yaribeshye gukizwa adakijijwe ariko we azi ko akijijwe, bituma akomeza kugenda yibonamo ibyaha, noneho akanibwira ko ibyo byaha yabikurwaho no kubisaba Imana imbabazi, ari byo bita kwatura. Urabona hari icyanditswe kiri hano muri Yakobo kivuga ngo mwaturirane ibyaha na bagenzi banyu, ngo kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Kiri muri Yakobo mu gice, yego Yakobo mu gice 5 umurongo wa 16, yego, haravuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Yego, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Yego, nuko ijambo rivuga. Sinzi niba narireba no mu kindi kinyarwanda. Wabireba no mu kindi kinyarwanda muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Twe ntacyo tujyana na Bibiliya, ntacyo ntagatifu turayisoma. Twasanze ikibazo atari Bibiliya umuntu akoresheje, ahubwo ikibazo ni ugusobanukirwa yego ikiryo jambo rishatse kuvuga. Nibyo muvandimwe. Yakobo 5:16, mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane. Yego, kugira ngo mukire indwara. No hano niho barasobanura neza icyo n'abantu bakize. Kugira ngo mukire indwara. Yego, isengesho ry'umuntu w'intungane yego rigira ububasha, kandi Imana irikoresha umurimo waryo. Yego, ariko mubishaka subira mwiri jambo hano ndumva rinasobanutse cyane. Yego mujye mubwirana ibyaha byanyu. Yego, kandi musabirane. Yego, kugira ngo mukire indwara. Isengesho ry'umuntu w'intungane rigira ububasha, kandi Imana irikoresha umurimo wayo. Yego, nibyo urumva muri Bibiliya nyine yerira haravuga kwaturirana. Yego, kugira ngo mukizwe. Yego, hano ho ni ukugira ngo mukire indwara. Uku gukizwa niko bitiranya benshi no kubabarirwa. Kubera asomye gukizwa, aravuga ati rero kugira ngo umuntu akizwe nuko akwiye kubanza gusaba imbabazi. Ariko nanone yumva hano muri Bibiliya ntabwo hari kuvuga kubwira Imana ibyaha, ahubwo n'abantu ubwabo. Oya, babisobanuye neza. Yego, mujye mubwirana ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukire indwara. Ni ukuvuga ngo ngira ngo icyongereza uracyumva, ngira ngo ho aravuga ko ari ugukira kw'ibikomere ibyo mu mitima. Nazo kandi ni indwara ni ibikomere. Ariko burya
gukira kw'indwara umuntu ntashobora gukomereka hatabonetse icyamukomerekeje, kandi kugira ngo igikomere gikire ni uko hakwiye kuboneka umuti. Umuti rero wo gukira kw'igikomere naguteye cyangwa wanteye ni uko nkwiriye kugusaba imbabazi. Noneho mu kugusaba imbabazi ni nabwo buryo burya abantu kenshi bababariramwo. Nuko akenshi abantu bakwiye kumenya ko uburyo bababarira bitandukanye n'uko Imana yababariye. Umuntu burya ababarira kuko asabwe imbabazi, ariko Imana yo ntabwo yababarira kuko isabwe imbabazi, ahubwo yo yarababariye. Aho turaza kuhagera wenda. Noneho ukugukira rero abantu baduteze amatwi babyumve, hari n'igihe bakwiye kubanza no kumvira ijambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro. Nuko aba bantu bari kubwirana ubwabyo babaye abakiranutsi. Mugisha, uvuze ikindi kintu gikomeye. Yego, iri jambo rireba abanyabyaha, ahubwo iri jambo rirareba abakiranutsi, kuko bavuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Urumva ntabwo ari abanyabyaha ubwabo, si umuntu utari wakizwa. Gukizwa turabivugaho ubundi nabyo kugira ngo abantu baze kuva mu rujijo, kuko abantu benshi baba babayeho bazi ko bakijijwe kuko batwaye aka gakiza kitwa kwaturirana. Kuko yego batwaye agakiza ko kuba bararetse ibyaha. Yego. Ariko bakisanga koko batarabiretse. Kuko babwiye ko gukizwa ari ukureka ibyaha, ari ukuva mu byaha wakoraga ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wisubiyemo mu magambo. Yego, ukaba kuzinutswe ibyaha nibisa nabyo, urimo kubyumva. Yego, noneho bakakubatiza. Yego, bakaguha n'imirimo mu idini. Yego, ako ni bakeza abantu bafite. Yego, ariko kubera ko begeye imbere basanga batararetse ibyaha nubwo bari bazi ko babiretse. Noneho bababwira kandi kantu. Yego, bati noneho rero nimuzajya mubyibona. Yego, noneho mujye mubisabira Imana. Yego, mujye munabibwirana hagati yanyu. bitumye nibuka kuko ibi bintu birimo shitani yabyinjiriyemo cyane, kujijisha abantu ku buryo niyo ubwiye umuntu gukizwa icyo ari cyo, ukamubwira ko gukizwa ari ukumenya neza ko wababariwe ibyaha byawe, ariko binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo. Utari wanasoza kuko umubwira ibyo, hari wenda gukomeza kumuganiriza umurimo Yesu yakoze n'uburyo ki umuntu yabaye umunyabyaha, kuko abantu benshi baradukurikira cyane bagakurikirana ikiganiro, n'uburyo ki umuntu yabaye umunyabyaha nabyo tubibwira abantu. Hanyuma ariko uyu utangiye kumubwira gakiza ibyo ari byo, ahita yumva ngo umubujije kwihana. Uravuze ngo twarababariwe ibyaha, noneho ubwo uravuze ngo ntituzongere kwatura, ubwo uravuze ngo ntituzongere kwihana. Ubwo kandi kwihana nabyo kuko babyitiranya no kwatura, ubwo nabwo kandi akaba arabeshya. Ubwo akabavuze ko kwihana ari ukwatura. Ariko mu by'ukuri abadukurikiye bamenye iki, ko kwatura ibyaha ntabwo ari abanyabyaha ubwabyo baturirana. Si ukugira ngo twaturirane ibyaha ngo tube abakiranutsi ku Mana, ahubwo ni ukugira ngo dukire indwara, dukire ibikomere ubwacu twatewe n'ibyo byaha. Noneho tubikizwe nuko tubisabanye ubwacu imbabazi. Ndetse ijambo ry'Imana rirabivuga mu Befeso igice cyaho ngira ngo cya 4 nk'umurongo wa 31, hari ijambo rivuga ngo mugirirane imbabazi. Aba n'abakiranutsi bari kubwirwa, ariko turi gutandukanya ubundi n'uwo muntu ujya witiranya ibyo akanabyita ibye si n'ibyo ubwabyo. Haravuga ngo mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha, mugirirane neza,
noneho ngo mugirirane imbabazi munababarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo Yesu. Yego. Abefeso 4:32. 32. Mugirirane neza. Aha. Mugirirane imbabazi. Aha. Mubabarirane ibyaha. Yego. Nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Oho. Niwumva nse nutinda cyane kuri iki cyo hepfo, ariko nanone umuntu yumve aba babwirwa n'abakiranutsi. Urumva nge ndi umukiranutsi, narababariwe nizeye ko amaraso ya Kristo Yesu yabaye impongano y'ibyaha byanjye. Tumenya neza ko Imana itakitubaraho ibyaha byacu, kuko ibyo yagombaga kutubaraho yabibaze kuri Kristo Yesu. Yego. Ubundi Imana iramutse ikubazeho ibyaha. Kuri ubu. Yego. Imana iramutse imbaraho ibyaha. Nakuraho igitambo. Ntawajya cyo kubinkuraho. Ntaho uvuze gutyo muvandimwe, bitanibuka kuko nubundi ni naho turi. N'ubu buryo bwo ntaho nyine nakura igitambo. Kuko no kwatura ibyaha ko kubabarirwa mu isezerano rya kera nk'uko amategeko yategetse, ntabwo umuntu ubwe no ubwe ntiyari yemerewe no kwivugira ibyaha. Habanzaga igitambo, ariko nanone igitambo kikabanza kigakontororwa ko cyujuje ubuziranenge nk'uko amategeko yari yarabitegetse. Kuba ibara rimwe, kuba kitavunitse, kidapfuye ijisho, kitavuye mu nzara, kitarengeje umwaka. Yego. Mbese hariho ubuziranenge bw'igitambo. Hakaba hari umutambyi werejwe gukora umurimo w'ubutambyi. Werejwe gukora uwo murimo. Yego. Mbese nabwo si buri wese. Ntabwo twakwira ko hagomba kuboneka n'urutambiro Mugisha. Hagombaga kuboneka n'urutambiro n'igitaniro kikaba gihari, urutambiro rukaba ruhari. Umutambyi werejwe gukora uwo murimo, igitambo cyujuje ubuziranenge n'urutambiro. Yego. Hanyuma urabona ko igitambo cyakuragaho ibyaha by'Abisiraheli umwaka, kuko bango bahora batamba kenshi ibitambo bidahinduka, bitabasha iteka gukuraho ibyaha by'ubitambye cyangwa gukiza umutima w'ubitambye. Ariko nashakaga gutindaha, havuga ko n'uwazanaga igitambo ntiyari yemerewe kwivugira ibyaha byiwe kuri icyo gitambo cyangwa kukitambira. Haba umutambyi uwo kwa Lewi, na nubwo ari umutambyi uturutse ahandi hantu ari wo wose. Ibi nyine nanone abadukurikiye babyumve, abantu bita abatambyi, ubwo ibyo bivuze ko nacyari ikinyoma, kuko abatambyi bagombaga kuba bakomoka kwa Lewi. Ntabwo twirengagije ko turi abami n'abatambyi abari muri Kristo. Yego. Ariko ibyo ntabwo ari ubutambyi bwo gukiza abantu, bwo gutambirira abantu ibitambo by'ibyaha byabo. Ibyo nabyo mu mwanya wabyo twazabisobanura. Yego muvandi. Ariko abantu bakita abatambyi nk'abahesha abandi kubabarirwa ibyaha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo butambyi bwarangiranye n'umurimo w'Abalewi. Binumvikane kuko Lewi ni umuhungu wa Yakobo. Ni ukuvuga ngo ari muri babana 12. N'abari b'Abisiraheli n'abari barerejwe gukora uwo murimo nabo bagombaga kuba bakomoka kuri Lewi. Ni nacyo gituma n'icya 10 cyagombaga guhabwa abakomoka mu muryango wa Lewi. Ibyo twazabigarukaho mu gihe cyabyo, kuko ubu turi kwivugira kwatura ko nta wari wemerewe kwivugira ibyaha, nk'uko benshi bo ubwabo banabivuga, akavuga ngo Imana imbabarire kubeshya. Nta nubwo umutambyi nawe yabirondoraga mu mazina. Umutambyi yaravugaga ngo ubabarire Abisiraheli ibyaha bakoze no gukiranirwa n'ibicumuro. Ubwo ibyaha bikaba bivuye kuri bo, bikaba bibazwe kuri icyo gitambo. Ubwo nukuvuga ngo ubuzima bw'igitambo, ubuziranenge bw'igitambo bwagombaga guhita bubarwa ku wari wazanye, ku munyabyaha ariko wazanye icyo gitambo nyirizina. Nibyo. Noneho rero kwaturirana
kwaturirana gukomeye abaduteza amatwi babyumve ni ikinyoma gifite imbaraga. Ndi kumva nk'ibintu bibiri. Yego. Hari ubuziranenge bw'igitambo. Yego. Bugomba kujya kuwa rusanzwe ari umunyabyaha. Yego. Akaba baye umuziranenge ariko abihawe n'igitambo. Yego. Ariko hari n'amaraso y'igitambo. Yego. Agomba kumeneka. Yego. Ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Yego. Ya maraso nameneka, nanone birabigaragaje ko umunyabyaha yishwe. Yego. 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 Cyangwa se ko ibyaha byahongerewe kubera ko ubugingo bwamenetse. Yego. Ubwo hari icyapfuye. Yego. None ku kwembo by'ibyaha ari urupfu. Ubwo Imana yahannye. Ariko ubwo ni nako kubabarira kwayo. Nako kubabarira kwayo. Ubwo bikaba bitumye nanumva ari amagambo ari mu Baheburayo igice cyaho cya 9 ku murongo wa 22 havuga ngo kukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Kandi amaraso atavuye ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha. Ubwo noneho ubwo kuvuga ibyaha mu mazina ubwo byumvikane abari bakwiye gusabana imbabazi nabamaze hubwo kwizera ko bababariwe ibyaha byabo binyuze mu kumeneka kw'amaraso. Ariko amaraso yahe ubwo hariho ibitambo ijambo ry'Imana rivuga ko ibyo bitambo Imana itabishatse. Yusomye mu Baheburayo igice cya 10 were nko ku murongo wa 4 hari ijambo rivuga ngo erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ayihene akuraho ibyaha. Ngo nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati ibitambo n'amaturo ntabwo wabishatse ndetse ntiwabyishimiye wanyiteguriye umubiri mu yandi magambo ahubwo wanteguye nk'igitambo. Ntiwishimiye ibitambo byokeje ndetse n'ibitambo by'ibyaha. Yego. Ngo mpera ko ndavuga dore ndaje dawe. Yego. Nje gukora ibyo ushaka. Yego. Ngo mu muzingo w'igitabo cy'amategeko mbyongeyemo. Yego. Ariko muri Zaburi ya 40 niko bivuga. No basobanura icyo gitabo cyari mu Baheburayo ho ntibabikiramo. Yego. Mu muzingo w'igitabo niko bavuga ngo niko byanditswe kuri nge. Ariko muri Zaburi ya 40 ho barabisobanura ngo ni mu muzingo w'igitabo cy'amategeko. Usomye muri ijambo ry'Imana niko bavuga aho ngaho. Ngo niko byanditswe kuri nge. Ngo mpera ko ndavuga nti dore ndaje dawe nje gukora ibyo ushaka. Je gukora ibyo ushaka. Ahubwo ubwo numvishemo ikindi kintu kuko niba ngo nzanywe no gukora ibyo ushaka none ibyo Imana yashakaga ubwabyo nibihe uyu ugeze ko ku murongo w'10 noneho ibyo Imana yashakaga uhita ubyumva baravuga ngo uko gushaka kw'Imana ngo niko kwatumye twezwa ngo tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka. Ubwo kandi wibuke muvandimwe iyo ndiho mbwiriza ubutumwa bwiza iyo turo tubwiriza ubutumwa bwiza noneho abantu bajya banatubwira ngo noneho kwezwa se ariko kwezwa bakanabyita ko ariko no gusaba Imana imbabazi ngo ntibikiriho ngo ntibizongere. Ubwo buryo umuntu abatwayemo kwezwa si ukuri kuko ukuri nuko Imana yo ugushaka kwayo ari ugutuma twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu igitambo cya Kristo gitambwe rimwe ngo bibe bihagije iteka. Ubwo bivuze ngo ahubwo umuntu ukijijwe ni uwizeye neza ko mu maraso y'igitambo cya Kristo Yesu noneho yababariwe ibyaha kuko ni na Imana yashakaga. Ese ubwo mujye yego uraho niba igitambo kibonetse yego kigatambwa yego ariko hakaba ari gitambiwe yego ubwo kimukijije iki? Kuko ndagira ngo aho hantu hitwa gukizwa yego duse nkaho tuhasobanuye neza yego kuri mu dukurikira aho yego ubwo cya gitambo gikijije iki wa muntu yego gitambiwe yego kimukijije urupfu. Amina. Kimukijije urupfu. Nituvuga urupfu abantu banabyumve sura rw'imibiri
ubwo kimukijije kurimbuka. Kimukijije kurimbuka, kimukijije kujya mu muriro utazima, kimukijije kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Gipfuye mu cyimbo cye. Yego. We ntapfe kuko cyo kimupfiriye. Kuko cyo kimupfiriye. Ubwo twakijijwe ikirere. Ubwo rero twakijijwe ko twakijijwe urupfu rw'iteka. Ariko habonetse upfa mu cyimbo cy'urwo twagombaga gupfa. Yego. Uretse rero. Yego. Igitambo gifite ubuzima bw'umwaka umwe. Yego. Kinkiranuye n'Imana, mbese kimpaye kubana n'Imana amahoro mu gihe cy'umwaka. Noneho Yesu ufite ubugingo bw'iteka, niba ahindutse igitambo, ubwo arampa kubana n'Imana mu gihe kingana iki? N'ikiteka ryose. None se byumvikana ko ariyo mpamvu ibitambo bya kera nyine bitakemuye ikibazo. Nibyo. Kuko byakiranuraga umuntu n'Imana mu gihe cy'umwaka. Ngo ndetse ngo bihora bibibutsa ibyaha byabo uko umwaka utashye. Yego. Bivuze rero ngo ntabwo byakemuye burundu ikibazo cy'ibyaha. Nibyo. Ariyo mpamvu noneho Yesu we yaje ari igisubizo kw'icyo kibazo cy'icyaha mu buryo bw'iteka ryose. Wakiranura umuntu n'Imana mu buryo bw'iteka ryose. None se mugi urumva ko Yesu aramutse atarabaye atyo, ataradukoreye icyo, yego, bikaba bisaba ngo n'ubundi buri mu gitondo uko abantu bagiye mu masengesho basaba imbabazi, buri saa sita bayagarutsemo basaba imbabazi, buri nimugoroba basaba, ejo nibagaruka basaba imbabazi. Yesu kuri bo yabarutwa na cya gita n'intungura n'ihene n'intama. None se ubwikira Imana yaba yarashakaga gukemura. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Mwere dani ubwo cyaba cyarakemutse? Ntabwo cyaba cyarakemutse, ahubwo byaba ari bibi kurenza ibya mbere. Kandi ubwo urumva ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ko yakuriyeho ibya mbere gukomeza ibya kabiri. Umurongo wa 9 mu gice cya 10. Yego. Cy'Abaheburayo. Yego. Urumva no gupfobya gupfobya burundu umurimo Yesu yakoze. Ni no gukandagira. Araho nko muri iki gice mu mirongo ihera avuga ko ari ugukerensa. Amaraso y'isezerano yakwejesheje. Ni ugukandagira. Ni nacyo cyaha nkana. Ubuvuze ngo amaraso ya Kristo arutwa n'ay'ihene, arutwa n'ay'intama. Ubwa y'intama yamaraga umwaka yarakemuye ikibazo umuntu yarabaga afitanye n'Imana umwaka. None ya Yesu niba umuntu uko agiye mu cyumba, uko korari ngo isenze, uko ngo bagiye mu butayu, uko bagiye mu y'ababyeyi, mu y'abinginzi, mu y'urubyiruko, ngo mu y'abagabo, buri hose usaba imbabazi. Hakabaho n'igihe uba ngo wewe wariyunguye ikindi ariko kitari ukuri, utagisaba Imana abantu imbabazi, ahubwo ngo ukajya uzisaba Imana ngo direct, ngo Mana ngo ni wowe ureba, ngo ukitegereza mu mutima, ngo mbabarire n'iki. Nabyo sibyo pe. Nabyo sibyo. Ura gitambo uzanye cyagukura icyo cyaha. Nibyo. Tugarutse rero abo Yakobo yabwiraga nabamaze kuba abakiranutsi. Niyo mpamvu avuga ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi. Yego. Ubwo turashaka no kuvuga ko n'abasenga atari abakiranutsi bashatse barekeraho. Ijambo ry'Imana ryarabivuze, ryavuze ko gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Ni ikizira. Yego. Ntacyo umunyabyaha yemerewe gukora imbere y'Imana. Nukuri. Nibyo. Noneho rero ubwo tugaruke kwaturirana kugira ngo abantu bakire. Wagize icyapfa na mugenzi we. Nibyo. N'umuntu wagize icyapfa na mugenzi we. Yego. N'umuntu wagize icyapfa na mugenzi we.
ndetse turabisobanura mu ijambo ry'Imana, twumve impamvu z'umuntu wagize icyapfa na mugenzi we byamarira iki nyine nyirizina uwo wahemukiye. Nusoma muri Yobu, ibice bya 35 wahadusomera, were nko ku murongo waho wa 5. Yobu yego igice cya 35 duhere ku murongo wa 5. yego itegereze mu ijuru urebe, yego kandi witegereze ibicu biri hejuru ko bigusumba. yego niba warakoze icyaha hari icyo yitwaye, yego kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo bitwaye iki? niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, yego cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? yego icyakora ibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. nashakaga kuvuga cyane kuri iki kivuga ngo kandi umwana w'umuntu ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe. ni nacyo gituma ubwo ibibi bya muntu byababaza umuntu umeze nkawe bitababaza Imana. Nituvuga ngo bitababaza Imana, suko ibyaha bitababaje Imana. Byarayibabaje, ariko yemera gutanga igitambo, yemeye gutanga umwana wayo, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Byarayibabaje, itanga umwana wayo w'ikinege, imushyiraho bya byaha. Bibiliya inavuga ko yashimye kumushenjagura, iranamubabaza ngo ubugingo bwe ngo bwitambwaho igitambo cyo gukuraho ibyaha. Urumva, tuba tuvuze ko Imana byarayibabaje, ariko itanga igitambo gikuraho ibyaha iteka. Ubwo tukanabwira abantu nyine ko kwizera icyo gitambo, kumenya ko ibyaha byawe byakuvuyeho bigashyirwa ku gitambo ariwe Kristo, Imana ikanahana icyo gitambo ariko iguhaniye muri cyo. Byari bivuze ko umujinya Imana yari ifitiye umunyabyaha urangiriye kuri Kristo. Biranditse Waheburayo 10:17. yego ibyaha byabo ngo sinzabyibuka ukundi. Ubwo rero tugaruke kuki ngo ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe. Mu by'ukuri nyine kwibwira ko umuntu gutandukanye n'uko Imana, n'uburyo ki Imana ibabara nyine bitandukanye n'uko umuntu ababara. Umuntu ababara nk'umuntu ariko akanababarira nk'umuntu. Hanyuma rero ibibi by'umuntu bibabaza umuntu umeze nkawe, ni nacyo gituma ngiranye ikibazo n'umuvandimwe nkwiriye kugusanga nkagusaba imbabazi. Reka turenge no ku bakiranutsi, tugere no ku bantu mu buzima busanzwe batanakijijwe. Uzarebe umuntu y'umusabye imbabazi, ni ukuri wamuhemukiye, wamututse, waramuvuze amagambo atariyo, akabona uramusanze umusabye imbabazi, bijya byururutsa umutima we n'uwawe ukururuka. Kandi niko gukira kw'indwara rero. Nawe uba ufite indwara ugendana, urabirwara, ndetse wajya ujya guhura nawe anyuze mu nzira amanuka, wowe ugashaka indi itambika kugira ngo mudahurira hagati. Iyo ndwara ukayigendana kugira ngo ikire rero, kuko ibibi byawe bibabaza umuntu umeze nkawe, nuko ari nawe ukwiye gusanga ukamusaba imbabazi. Ukamusaba imbabazi, ukamubwira ati mu by'ukuri naraguhemukiye muri ubu buryo, mbabarira. Ndetse kukubabarira akururuka mu mutima, nawe ukururuka. Ibi bintu binazana imibanire myiza pe, kandi irakwiye. Hari akantu nigeze numva n'umupadiri umwe kitwa ubumwe n'ubwiyunge. Ubumwe n'ubwiyunge kwabaga ari ukuba wemeye ko wakoze icyaha, ariko noneho ukagisabira imbabazi uwo wagikoreye. Noneho byanezezaga uwahemukiwe gusangwa n'uwamuhemukiye, akamubwira ati naraguhemukiye, ndakwicira, ariko mu by'ukuri ninjye wabikoze, umbabarire. Ibi bintu byanatanze umusaruro mu by'ukuri ku gihugu cyacu
kintu cyitwa ubumwe n'ubwiyunge byatanze umusaruro cyane. Ubu bumwe n'ubwiyunge rero ubundi bunarakomeza, ariko umuntu ntabyitiranye ko biza kongera imbabazi Imana yatanze. Si kugira ngo imbabazi Imana yatanze zuzuzwe, si no kongerwa, kuko iz'Imana zo yazitangiye muri Kristo Yesu. Ahubwo ubwo umuntu ubwo yababazwa n'ibibi byawe, ni nawe ukwiye gusaba iki? Imbabazi. Noneho banavuze ngo n'ibyiza byawe kandi uwo byagirira umumaro ni umuntu umeze nkawe. Mu by'ukuri ni nacyo gituma hariya mu Befeso havuze ngo mugirirane neza. Hano habibwiraga abakiranutsi, ariko noneho no ku bandi turi kubwira, ariko nanone n'undi muntu wese waba atarakizwa, ubundi no kugirirana neza mu buryo busanzwe abantu bamenyereyemo. Nubwo kugirirana neza, ineza nyine twe tubwira abantu ni uburyo Imana yagize abantu intungane binyuze mu gikorwa Yesu yakoze ku musaraba igorogota. Ariko ubwo mu neza no turi kuvuga ni neza nanone y'ibisanzwe no mu buryo bunagaragara. Mugirirane neza. Kugirira neza mugenzi wawe niwe byagira icyo bimarira. Mugirirane neza, mugirirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Ubwo kuri cyo cyo kwaturirana rero navugaga ngo abantu bave mu rujijo, abantu bave mu rujijo kidakomeza kuba ikintu umuntu yakwishingikirizaho. Dore ko ni nako gaturufu bamwe twavuze biyita ngo abavuga butumwa bwiza. Ako gaturufu barakarisha cyane, baranakarisha, ntabwo nabura kubivuga. Kararya kakarya no mu byumba by'amasengesho. Bamwe biyita abahanuzi banavuga ngo bari kurondora ibyaha. Noneho bamwe baba banahagarara no ku nzugi ngo bari kwatuza abantu ibyaha byabo. Ukaza ukamwongorera ibyo wakoze. Imana ibabarire kubeshya, Imana ibabarire kwiba, Imana ibabarire kurakara, Imana ibabarire kugira gusambana. Nawe wasoza akakubwira ngo Imana ikweze igutunganye. Hari naho twajyaga tuvuga ati rwose ikunyuguze. Hari naho twajyaga tubikiramo ti kwezi gutunganye tikunyuguze. Shitanagira utuntu twinshi cyane, kandi ubirebeye hafi udahawe mwuka wera cyangwa se n'ubwenge buva ku Mana, wagira ngo ibyo bintu nibyo. Wagira ngo ibyo bintu nibyo bisa nkaho ari ukwicisha bugufi, kwigira mwiza imbere y'Imana, wayubashye, wayigaragarije ukuntu uyibonye nk'inyagitinyiro, kandi ahubwo ni ukuyisuzugura. Ni ukwisuzugura gukomeye pe. Muri make kwaturirana ni hagati y'umuntu n'undi bagiranye, bagize icyo bapfa. Mu by'ukuri ni ubwiyunge hagati y'umuntu n'undi mu gihe bagize icyo bapfa, kuko kimwe bapfuye cyazanye ibikomere mu mitima yabo. Ni byiza rero ko habaho kwegerana, bakabwirana ibyabaye, bakabicoca. Nibyo bakabicoca noneho bagakomeza bakabana amahoro. Bikabagira rero inyungu nyinshi. Banavuze ngo ni nabwo tubasha gusabirana. Ngira ngo ntiwanasabirana n'umuntu wumva mufitanye ikibazo, bwa bumwe mwongeye kugirana butuma no mu masengesho yawe umuzirikana. Kandi no gusenga udakomeretse, ngira ngo byatuma mu by'ukuri unasaba neza, unasenga neza. Niyo mpamvu bavuze rero ngo kubikora bituma tunasabirana. Muvandimwe, kuko nta kibi tuba twibwirana umwe ku wundi, bituma ahubwo dusabirana. Kandi tugasabirana ibyiza. Kandi isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ibyo rero ntibitanga imbabazi ku Mana, ahubwo ni hagati y'umuntu n'undi. Mu Bakorinto ba 2:5-18 haravuga ngo muri Kristo niho Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo. Bivuze ngo kwiyunga kw'abantu bombi ntibibahesha ubwiyunge ku Mana, ahubwo ubwiyunge ku Mana
twabuherewe muri Kristo Yesu. muri Kristo Yesu. Amen. 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 No kuri icyo kiranumvikanye. Ubwo gise kinumvikana kuri bamwe bajyaga bavuga ngo nimuze twiyunge n'Imana. Ubwiyunge bwarabaye muri Kristo Yesu. Nuko nyine abaduteza amatwi tubabwira ko bakwiye kwemera ubwiyunge. Imana yiyunze n'umuntu, yiyunze na mwene muntu, ubwiyunge bubereye muri Kristo Yesu. Ariko mugi yego, reka tuvuge aka kantu gatoya gato, yego gato pe, ese ubundi iyo umuntu tumusobanuriye dutyo ko kwatura bitamukuraho ibyaha, we yaramenyereye umuhango wo kwatura, yego, yumva nkaho dushaka kumugira mubi. Yego. Ubwo se umuntu ajya nikorera ibyaha ngo nicecekere, ngo nicecekere simbihane ku Mana, ngo kuko ngo byarabariwe, narababariwe. Nanjye nkibaza urumva cyangwa dusobanuye ko nuwo yakabaye yaturira, uretse ko atari ukwiye kwatura uwo nawe, kubera ko ukwiye no kwaturira mugenzi we nuwamaze kuba intungane ku Mana, none agasigara amenya uko abana n'abavandimwe n'abandi. Yego. Ariko reka mvuga iki, ese ubundi guhora wihana ibyaha byo n'ubutware? Ubwo nibwo bwiza uri kuvuga turi kukubuza. Guhora utondora urutonde rw'ibyaha wakoze buri munsi, nibyo wita ubutware, ku buryo uhora wari mwiza, nibyo ko turi kugira mubi. Ako kantu ndagira ngo tukavugeho nibyo uwo muntu yari mwiza, keretse ahubwo avuze ngo njye ahubwo sinkora icyaha. Yego. Yego. Ahubwo ndabona ubwo mumbwiye ko nyine ku Mana nababariwe, mukaba munankuyeho kongera gusaba Imana imbabazi, nje nta kintu najyaga nkora pe, nari umuntu utabeshya, murimo muranshuka. Ubundi nge mu busanzwe nari umuntu udakora icyaha, byibura ari umuntu umeze gutyo, yaba ari mwiza pe. Nawe niba n'ubundi mugani we ngo wari utunzwe na mbabarira, yego, n'ubundi uri umunyabyaha. Nibyo, umuntu utunzwe na mbabarira ni umunyabyaha mubi pe, ahubwo yabeho yakirira ibyaha, sibyo? Nibyo muvandimwe. Kubyatura rero, ikindi uwo muti wo guhora ubyatura yaba wavuraga, ntekereza ko wakabaye kuri ubu utacyatura ibyaha ukurikije igihe wahereye ubyaturira. Nawe se umaze imyaka 10, umaze imyaka 20, umaze 30, umaze 2, ubwabyo si ikimenyetso kigaragaza ko atari ukuri. Ntabwo ari ukuri. Yo si inzira y'agakiza, ariko si n'inzira yo gukira n'ibyaha, nibyo, no mu buryo bw'imibereho. Yego. Ariko umuntu yizeye Kristo burya akira mu buryo bwose, arakira. Nibyo icyambere yakira imbabazi n'agakiza. Yego. Kuko agakiza ni ukubabarirwa ibyaha Luka 1:77, ariko burya ahubwo yakira n'ubuzima butsinda icyaha cyane, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo uko kwizera kuzana no gukiranuka kw'amategeko. Amen. Si ugukiranuka kugira ngo mpinduke umukiranutsi ku Mana, ahubwo wamaze kugirwa intungane n'amaraso ya Kristo Yesu. Aba yakiriye n'imbaraga, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutumwa bwiza n'imbaraga, ni nabwo butumwa bwiza kandi ihesha uwizera wese gukira, uhereye ku muyuda ukageza ku mbese uko umuntu yaba ari kose, ubutumwa bwiza. Wowe wananiwe no gukira ibyaha, wowe urembejwe n'ubuzima bw'ibyaha, wowe watagangaye usenga ariko ugakomeza kwibonaho ibyaha, wowe ushaka kuba mwiza ariko bikaba byaranze, wowe wakoresheje uburyo bwose ukava mu idini ukajya mu rindi, ukifuza kuba umuntu mwiza wishimiye uko ubayeho, unashimwa na sosiyete, ariko bikaba byaranze. Ubutumwa bwiza niyo mbaraga y'Imana ihesha uwizera wese ukizwa, uhereye ku muyuda ukageza no kumugira iki. Amen. Umuntu uwo ari we wese, ikigero cyose yaba arimo, n'ubunyabyaha bwose yaba afite, Yesu niwe gisubizo
kuri uwo muntu. Amen. Ariko ibanga banza wemere ko wababariwe. Yesu hari umuntu yabwiye ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe, ngo ariko nanone ngo ikorere uburiri bwawe witahire. None se ubwo habanza iki? Habanza kubabarirwa. Utabashaga no kugenda banza ubabarirwe. Utagendaga bikwiriye. Yego. Sibyo? Yego. Wowe wararemaye. Wowe warumaze iminsi ku gisasiro cy'uburwayi pe. Banza ubabarirwe. Urajya wakwikorera uburiri nono. Uburiri bwawe. Urajya wakwakira n'indi ntsinzi. Yego. Ku bindi hubwo ubona ko byanakunaniye. Wowe wirirwa wihana ibyaha utihanira no kureka da. Byaranakunaniye. Ese ubundi ko yavuga ngo kwihana kwiza ngo n'ukwihanira kureka. Nkaba mbona nta waretse. Ahubwo uranavumbura. Ahubwo imyaka umara uvuga ko ujya wihana ukanagerekaho no kurira. Ariko bitumye nibuka hari umuririmbyi yavuze ngo naho warira ukicuza ukanababara ngo ntabwo byariha ibicumuro byawe. Hari ukuntu ngo dore impongano ikwiye ibyaha wakoze ni amaraso ya Yesu masa. Ni ukuvuga ngo nta kindi si ukurira ngo niwo yarira amarira akazana n'amaraso. Niyo warira ibimyira bigashongonoka. Hari abantu bazikurizwa n'ibyaha. Mushwari zikura. Urugero umpereyeho nari nzi kurira cyane, nari nzi kubivuga nkarira ngashongonoka. Wari ufite umutima umenetse nk'uwa Dawidi. Ngo mfite umutima umenetse nk'uwa Dawidi ngushenjaguriwe ngo uvuga ibyaha ngo ntayihisha. Ugakoza shitani isoni ku mugaragaro kandi waba uri kuzikoza. Unatumye nibuka muvandimwe ko ubwo nanone kwibuka ngo ibyaha ni n'umurimo wa shitani. Uko ari umuririmbyi wavuze ngo shitani yanyibukije gukiranirwa kwanjye. Urumva shitani ni nawe ukwibutsa abantu ibyaha. Ahubwo abantu bagakomeza gutekereza ko ari Imana iri kubibibutsa. Ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo yanyibukije gukiranirwa kwanjye, ashaka kunyihebesha. Ngo nta nubwo yavuze ngo njya mbisabira imbabazi. Ntumbira mu ijuru nkarebe mukiza wanjye wabinkuyeho byose. Ariko mugi ngo kera yaramongereye ngo nuko sinzarimbuka. No muririmbyi w'120. Ariko reka akandi kantu gatoyi. Yego. None y'abantu bicaye mu cyumba cy'amasengesho bagiye gusenga Imana yo mu ijuru. Sibyo? Yera iba mu mucyo utegerwa idahinduka itagira n'agacu ko guhinduka. Bagafata amasaha 2 bari kuvuga ibyaha. Ubwo ni Imana yo mu ijuru bagiye gusenga cyangwa ni shitani? Yewe ni shitani. Umwanya munini no kuvuga ibigwi bya shitani kandi ngo bagiye gusenga Imana. Nta kintu mwumvamo mwabakirisitu mwe b'iki gihe. Mwagiye gusenga Imana umwanya w'amasaha 2 muwufashe muvuga ibyaha. Iyo ni iyihe Mana? Ubwo uri kwamamaza shitani. Sibyo? Nibyo. Noneho ngo hagize umuntu ugaragara atari kubivuga we, shitani aramurakarira. Akanahita bimumwibutsa akabimubwira. Yaje mu bwami bwa shitani kandi ntari kuvuga ibya shitani. Ibigwi bye ntari kuvuga. Buri wese aba ari kuvuga ati mw'iki cyumweru gishize yego nanjye mukumvira umwami wanjye shitani nanjye narasambanye. Yego. Ati nanjye narabeshye. Ati mw'iki cyumweru ati nanjye narifuje mu rwego rwo kuvuga ibigwi. Yego. By'umwami shitani. Nibyo ngo mu bwami bw'Imana habamo ibyaha. No. Oya. Ndetse Yesaya bivuga aravuze ngo iyo nzira izaba ariyo kwera no gukiranuka. Ngabanduye imitima ntago bazigera bayinyura. None abanyabyaha baricaye. Urababaje ati sero umugenzi uzirana ati ukiri mwisi ati nta mukiranutsi ubaho kwisi. Kandi bavuze ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro.
none se abanyabyaha bateranye bamaze amasaha 2 bavuga ibigwi bya shitani ibyaha bakabeshya ko baje gusenga Imana shitani nimumva ko yabafashe mpiri twatwaze igitugu abagaraguza gati abajyana abacura bufuni nabo abajyana iyo yishakiye uko niko kuba mu mwijima wicura burindi utazi yuva niyo ujya umuririmbyi aravuga ngo nari kure y'Imana mu ngoyi ntazi ko naboshywe umuntu ababoshywe na shitani reka atazi ko ari nawe umuboshyi yita ngo umukozi w'Imana ngo nanjye ngo ndi umudiyakoni ngo kuri paruwasi runaka ngo nanjye ngo mpagarire ngo urubyiruko ngo ndi mwarimu wungirije ngo nanjye ndi umuvugabutumwa ari n'igihe babishyira niba ari igifaransa niba ari icyongereza ngo ndi evangeliste nanjye ngo mpagarariye ngo abamama ngo ku mudugudu ngo ku murimo w'Imana ngo ariko ngo n'ibindi umwami ngo anshoboje ngo nabyo ngo ndabikora ngo naho bavuga Imana hose ariko wibuka kuri umunyabyaha nta munyabyaha ukorera Imana ubaho niyo mpamvu tubabwira uburyo umuntu yaba umukiranutsi akaba mwisi nta kibazo afitanye n'Imana reka none Imana iwe igiye yagukoresha ibijyanye n'ubushake bwayo nabwo binyuranye n'ubushake bwa kamere yawe yego sinzi rero niba abakunzi bacu tutahindiraho sinzi niba hari ikindi kintu ahari kwicyo wumvaga tutabahaye cyane ko tutabimaramo ariko kibaye kiri kukubyiga ariko nanone ibiganiro byacu nakagaruka ushobora kuzagishyira mu kiganiro cy'ubutaha yego ikiganiro cyacu nyine nakagaruka muvandimwe kandi Imana nyine igenda ihishura ukuri kwayo nanone kuri mu ijambo ryayo kuri icyo numvaga twakuraga abantu mu rujijo tunababwira ko bakwiye kumenya uburyo shitani atwaza abantu benshi igitugu ngo bamenye nyine uburyo Imana yababariye ibyaha binyuze mu kumeneka kw'amaraso ya Kristo uwizeye ibyo niwe ubukijijwe kandi twavuze ko ubukijijwe urupfu rw'iteka kurimbuka kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku uwo muriro wawe wose wakagutwitsa iteka Imana yawushyize muri Yesu burya niyo mpamvu yabize ibyuya bivanze n'amaraso Imana yamushyizemo uwo muriro wose aratutubikana imitsi iraturika umubabaro wawe wose wagiye muri Kristo kugira ngo numwizera ubeho warakishijwe urupfu rw'iteka ariko urukishijwe nande na Yesu we wahanwe mu cyimbo cyawe yego numvaga nabashimira kuri icyo uko Imana izagenda iduhereza gukomeza tuganiriza abakunzi bacu tuzakomeza kugenda tubana ariko mu by'ukuri kuri icyo cyo kwaturirana bakimenyeho ukuri ko nyine kwaturirana atari ugusaba Imana imbabazi twabivuze cyane ahubwo ari ugusabana imbabazi hagati y'abantu babiri ubwabo bagiranye ikibazo ariko na cyane cyane noneho kuba kiranutse Imana ishimwe Mugisha yego mba ntekereza ko ukwiye gutanga nimero yego ndetse no mu biganiro byashize hari abantu bagiye basaba nimero zawe yego ubwo mbyibutse se yego ukiri imbere ya kamera yego nazibahe abantu benshi bagukunda yego bakeneye kuguhamagara yego bakeneye kubwira uburyo ijambo wababwiye byahumurije imitima yabo bahe nimero yego ini nimero ni 07 39 26 335 ongera ni 07 39 26 335 urakoze cyane yego muvandimwe ndagushimiye naho butaha urakoze muvandimwe amen